Banzamuye bankura kuri 3 banshira kuri 20. Sinzi ngo bashingiye kuki. Imibereho yanjye njya mvuye hanze nkuko nazi wawe nkakora iwawe ukampemba nkarya ubuzima bwakomeza. Ndi umupagasi. Natanze numero iranga muntu yanjye bambwira ko ngomba gutanga 20. Nge ndi umuhinzi nta n'ikibiti ncuruza. Umutungo ntunze wanjye bwite ngendaho ni igare 20. Nge numvishe radio ko ari cyo cyiciro kinini mu Rwanda cyanyuma. Ubuse ngana na minisitiri w'ikibazo cya mituweli cyakomeje kuba ikibazo mu baturage bari mu gahinda n'amarira mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bavuga yuko ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza bigiye kubabangamira ku rwego rwo hejuru cyane, nk'abantu bari barwaye indwara zidakira. Bavuga yuko ibi ngibi bigiye kubabangamira cyane, bavuga yuko ibyiciro bisanzemo ari ibyiciro batakakwiye kuba bisangamo. Bavuga yuko ibyiciro nibidahinduka vuba na bwangu ngo bigere mu kwezi kwa karindwi igihe cyo kwishyura ubwisungane mu kwivuza kigeze, amafaranga yo kwishyura ubwisungane mu kwivuza batazayabona. Bishyuraga amafaranga 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda, bivuze ngo bari mu cyiciro cya kabiri. Bityo rero abantu bishyuraga 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda ngo bisanze mu cyiciro bazajya bishyura 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi. Saka karere gusa, iki ni ikibazo gihangayikishije isi yose. Ndavuga mu batishoboye, birababangamiye kandi bahangayikishije. Bavuga yuko ibi byiciro nibidahinduka vuba na bwango ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza batazigera bishyura, kubera ko na amafaranga ya mituweli bafite 20,000 nabyo bafite. Bityo rero barasaba guverinoma y'u Rwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda ko bwareba ko kino kibazo kibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza bakagikemura, ibyiciro bigasubizwa uko byari bimeze. Yenda nibura ukaba wari mu cyiciro cya kabiri nta kibazo, bakakongeraho 1,000 ukazajya wishyura 4,000 nta kibazo. Ariko nk'umuturage yishyuraga 2,000, 3, 4 yisanze mu cyiciro azajya yishyuraho amafaranga 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Wisanze mu cyiciro cya 4 cya gatatu azajya yishyura amafaranga 8,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Abaturage rero babikomoje bavuga yuko ibi ngibi bidahinduka bazarembera mu rugo bakarwara, bamwe bakanapfa. Bino abaturage basabye guverinoma y'u Rwanda yuko yabikoraho ikabihinduraho. Ni mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateraniye kuri Village Urugwiro, ndavuga ku biro bya perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, biga ku kibazo kibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza. Banzura yuko ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza yakwiyongera bitewe nuko babona ko ibyiciro byari byarashyizweho na cyangwa system yari yarashyizeho ibyiciro itari imeze neza. Banzura yuko rero ibyiciro bizamuka cyangwa amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza azamuka, ariko ikibazo cyabaye kingiki nuko ibyiciro byabusanye aho kugira ngo ibyiciro cyangwa amafaranga azamuke, ubwo hahindutse ibyiciro. Amafaranga mituweli ari kuzamuka ariko ibyiciro ntago byari kuzamuka. Bivuze ngo icyo ni ikibazo rero ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bashobora kwicaraho bagatekerezaho, kongera bakaganiraho, bagatangira gukosoza ibyiciro cyangwa abantu bagatangira kwikosoza kugira ngo basubire mu byiciro bari barimo. Ariko igiciro cya mituweli cyo kikagoma uko kimeze, ni 20,000, niba mu cyiciro cya kabiri ubwo ni 4,000, mu cya gatatu ubwo ni 6,000, mu cya kane ubwo ni 8,000. Bivuze ngo bigenze gutyo nta kibazo gihari aho kugira ngo bihinduke nk'umuntu ari mu cyiciro cya kabiri yisange mu cyiciro cya gatanu. Ntago ibyo ngibyo ari byo. Nk'umuntu ari mu cyiciro cya mbere afashwa na leta, yishyurirwa ubwisungane mu kwivuza na leta, akisanga mu cyiciro cya gatatu. Urumva ibyo bintu byashoboka akazajya yishyura 6,000 ku muntu umwe? Ntago ibyo byashoboka. Bino rero abaturage bavuga yuko leta y'u Rwanda nireba ukuntu yabikoraho, ibihindure, ibisubizo uko byari bimeze. Kuriza ibiciro nta kibazo babyurize, ariko nibahindagure ibyiciro kubera ko bino birababangamiye ndetse kugeza isaba bamwe bafite agahinda n'amarira. Bavuga yuko no kurya ari ikibazo hano mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo. Ndavuga abaturage bari bahari bateraniye mu kagoroba k'ababyeyi bagaragaje izi mbogamizi. Abanyamakuru bari bahari nabo nibwo bagiye bababaza ibibazo bitandukanye. Abaturage bavuga ko rero ibi ngibi batazayishyura cyangwa amafaranga yo kwivuza batazayishyura ubwisungane mu kwivuza, ibyiciro nibidahinduka vuba na bwangu, ahubwo abaturage bazarembera mu ngo, bamwe banapfire mu ngo kubera amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza yazamutse. Gusa leta y'u Rwanda ihumuriza abaturage bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda, ivuga yuko ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza bagiye kubikoraho cyangwa bagiye kubirebaho, ndetse bagatangira gukosora amakosa yabayeho. Ariko no kuvuga yuko ntago ari amakosa, no kuvuga ngo yenda hari ukuntu system yivanze, ariko ntago nk'umuntu mu cyiciro cya kabiri yakwisanga mu cyiciro cya gatanu, ntago bishoboka. Bivuze ngo rero ibi ngibi bigiye gukosorwa bijye mu mucyo.